yacu tuyahere mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane abandi bagatangira kwifata ku munwa. Umukuru w'umudugudu hamwe n'abanyerondo batanu bakurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa no kwica. Kuri iki gicamunsi ku itariki zisanga 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026 mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye habereye amahano akomeye cyane ubwo umukuru w'umudugudu afatanyije n'abanyerondo bakubise abagabo batatu umwe ahaburira ubuzima. Ni kuri iki gicamunsi imva n'imvano ukuntu byagenze bano baturage bari barareze uyu mukuru w'umudugudu ko yabaririye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ndetse bamureze mu kagoroba k'ababyeyi ubwo bano baturage bajyaga kwivuza bagasangane bari ku cyiciro bigatuma abana babo baremba bigatuma bajya mu bigo bya prive kandi barishyuye ubwisungane mu kwivuza bityo rero bano baturage barega mudugudu ko yabaririye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ubwo mudugudu yababwiraga yuko aya mafaranga yagejeje ku kagari ndetse agahabwa gitifu w'akagari ndetse akavuga yuko yayahaye gitifu w'akagari. Gitifu w'akagari yarari mu kagoroba k'ababyeyi yabyihakanye avuye inyuma avuga yuko nta mafaranga yabo yigize abona habe n'igiceri cy'icumi. Bityo rero bituma bano baturage basaba uyu mukuru w'umudugudu ko yabishyura amafaranga yabo, bitabaye ibyo bakifashisha izindi nzego ziri hejuru. Mudugudu yemeye kwishyura aya mafaranga avuga yuko azayishyura nyuma y'ukwezi kumwe ariko yabanje kubeshya avuga yuko yagize imbogamizi zo kuta amafaranga ndetse uyu mukuru w'umudugudu avuga yuko aya mafaranga yarayajyanye ku kagari arayata, bityo rero yanga kwirirwa abwira abaturage yuko yayataye ahubwo yari arimo ayashakisha kugira ngo ayatange bishyurirwe ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe bano baturage ibingibi babyumvise cyangwa abaturage bari mu kagoroba k'ababyeyi bituma uyu mukuru w'umudugudu bamutakariza icyizere akaba na garanti afite uko yazongera gutorwa kuyobora umudugudu wabo bitewe n'uburiganya ndetse n'ubusambo. Rero bano baturage bareze uyu mukuru w'umudugudu ubwo batahaga mu masaha ya nimugoroba nibwo mudugudu n'abanyerondo batanu, reka mbanze mbabwire bano bagabo imyaka bari bafite. Umugabo umwe yari afite imyaka 28, undi yari afite imyaka 38, undi yari afite imyaka 30 y'amavuko. Nibwo rero bakubiswe umwe ahaburira ubuzima. Uyu mukuru w'umudugudu n'abanyerondo batanu bahita batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB ndetse bafatanyije na polisi. Ni mu gihe abaturage basaba ubuyobozi ko babahereza umutekano uhagije mu gihe bavuga yuko muri kano kagari kabo habera urugomo, amahano akomeye cyane ndetse babwiye ubugenzacyaha RIB ko hano hari umusore uri mu kigero cy'imyaka 28 wafashe umwana ku ngufu w'imyaka 18 y'amavuko. Gusa ngo baza kumvikana ngo barabana ariko uyu mwana w'umukobwa yari yafashwe ku ngufu n'uyu mugabo witwa Jean Claude. Niyo mpamvu abaturage bahise basaba ubugenzacyaha RIB ko uyu mugabo bamukoraho iperereza. Ubugenzacyaha RIB bwabashubije ngo nimba barumvikanye kandi bakabana nta kindi bafite cyo kubikoraho ahubwo bajye batangira amakuru ku gihe kugira ngo bajye babatabarira ku gihe. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yavuze ko uzakora icyaha n'igisa nacyo ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha ryashyizweho kugira ngo rijye rikumira ibyaha nk'ibi ngibi ndetse rijye rihana n'abakoze ibyaha. Reka nongere kubibutsa bano banyerondo icyaha nikibahama n'umukuru w'umudugudu baranishwa igifungo cy'imyaka 3 ndetse uwishe gukubita no gukomeretsa no kwica ni igifungo cya burundu gishobora kugabanuka kikagera ku myaka 35 y'amavuko. Ibi ngibi rero byatumye abaturage benshi cyane bifata ku munwa abandi bagatangira kurira. Ni mu gihe aka kagari gasigaye nta muyobozi gafite ariko ejo bundi bazatora undi gitifu uzajya ubayobora.
mu ijambo rya gitifu w'akagari yari yageneye abaturage no kuvuga ngo mujye mutangira amakuru ku gihe kandi nimukenera serivisi ku buyobozi nyaboneka nimugatume mujye mutera intambwe muhigerere cyane cyane gutanga amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza kugira ngo mutarembera mu rugo. Ni mu gihe yavuze ijambo ryiwe afata n'umwanya yongera gushimira abaturage babanye mu mwaka wa 2025 no mu mwaka wa 2026 bazawubanemo neza cyane kandi ari amahoro. Ariko uyu munyerondo aba banyerondo ni umukuru w'umudugudu bo uyu mwaka bagiye kurira muri gereza tu. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nge mwarimo mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nongeye kukwifuriza umwaka mushya, uzawurye n'uzakurye, uzakubere uw'ibyiza uw'ibyishimo, ndetse uzabyare hungu nakobwa kandi uzabyare abo basha kurera. Murakoze cyane. Imana